uburyo bwo gusenya umwanzi wawe utarwanye nawe. Uburyo bwa mbere, umutuje. We gutuma umwanzi wawe akubona wataye umutwe. Intego nyamukuru y'umwanzi wawe ni ukubona amarangamutima mabi yawe. Wituma anyurwa no kugera ku ntego ye yo gutuma wowe ubabara cyangwa umutwe. Guma witurije kandi ukeye mu maso. Utuma amenya ko nta mbaraga afite ku marangamutima yawe. Icya kabiri, barebe mu maso. Iyi ni tekinike yo muri psychology ishobora kumurwanya. Ubutaha umwanzi wawe nagerageza kukwihunza, uzakomeza umurebe utamukuraho amaso. Ibyo bizatuma ugaragara nk'umuntu wifitiye icyizere cyinshi. Ibyo bikaba bihagije kuba yabura uburyo bwo kugira ikintu kibi agukoraho. Ahubwo nawe uzasanga yahatirijwe kukureba. Ariko nanone mbere yo kugira ikindi kintu ashaka gukora, bimutere kubitekerezaho kabiri. Kureba abanzi bawe mu maso uri kwisekera cyangwa uri kumwenyura mu gihe bo bifuza kuba wataye umutwe cyangwa wahangayitse, birakora cyane. Kuko uba uberetse ibitandukanye cyane n'ibyo bo bari bakwitezeho. Icya gatatu, gira ikigare cy'abantu wizera ubarizwamo. Guhangana n'umwanzi wawe uri wenyine bishobora kugorana. Gira abandi bantu wizera ubwira ibiri kujya mbere. Wenda bashobora kuba ari inshuti cyangwa umuryango cyangwa abandi bantu mufatanyije umwuga runaka. Abanzi bawe nibabona hari abandi bantu ufite ku ruhande, bishobora kubaca intege cyangwa bikabasubiza inyuma cyangwa bakakureka. Icya kane, iyubake mu cyimbo cyo kubashyira hasi cyangwa kubasenya. Batenguhe ubinyujije mu kuba umuntu ukomeye cyangwa uhambaye. Iyo utangiye gusebya abanzi bawe biba bigaragara ko bagufite, bityo bazaba bagutsinze. Ku rundi ruhande, ntabwo abanzi bawe baba bifuza kukubona wishimye. Kandi intsinzi ikomeye ni ukubaho mu buzima bwiza cyane. Bukaba ari nabwo buryo bwiza bwo kubatsinda. Bumwe mu buryo bukeya bwo kubikora ni ukwiyitaho. Gukora ikintu wumva wishimiye nko kuryoshya ndetse no gufata akaruhuko. Kugaragara nk'umuntu wanyuzwe cyangwa udafite icyo avuze. Kumarana umwanya n'inshuti zawe n'abandi bantu baguteza imbere aho kugusubiza inyuma. Gukora urutonde rw'ibyo ushoboye ndetse n'imico myiza ikuranga, ukajya ugerageza kuyisubiramo no kuyimenyereza neza. Niba iyi video hari ikigufashije, kanda kuri like ndetse ukore na subscribe kuri iyi channel yacu. Nge nitwa Ishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.